mwibeshye mu bandi akaguru kavuye muri iryo torero gawe n'akandi kaguru kavuye muri indi torero kandi akaguru ko mu itorero rimwe barakabwiye ati uragira ngo noneho niba nkundana n'umudivantiste ubwo mukatire tu ntabwo duhuje ukwemera ubwo ntabwo twakundana ntabwo byashoboka. izi nkundo nyinshi zaferinze kubera ko Denise urarakara hindura uwo mutima urekere kurakara datinga n'umuntu kuko wamukunze just wowe witraining wirengagize kwizera guhambaye nashaka bizera ryangombe wowe it's up to him. ariko ngiye myitware yawe ndabona tutahuza uko ufata ibintu nitwabihuza ngo bizakunda. Shalom, shalom. This is the Spiritual Family Ministries and this is Olivier and Denise. But I want to remind you that we live for Jesus Christ and for you. Amen. Denise. Oh my God. Shalom, shalom. Turabashuje cyane. Amahoro ya Kristo akomeze kubana nawe. Umeze neza. Ndashimye Imana. Yeah, good. Yeah. Imana ishimwe. Yeah, uyu ni wa mwanya wa Spiritual Family. Murabizi ko tuba turi hano ngo dufashanye. Umugirire umumaro, ungirire umumaro. By'umwihariko nkunda kuvuga mu buryo buri mental, spiritual na physical. Physical turayivugaho uretse ko tuyikora ariko by the future tuzabwira kuri physical. Ariko muri iyi minsi mental turayivuga, spiritual tukayivuga kandi icyo dushaka nuko abantu bumva ibi nkunda kuvuga ngo umuntu ashobora kugira impano yahawe n'Imana yo kuba yatanga ikintu afite even if niyo yaba adafite experience muri icyo kintu. So nibyo experience ishobora gutuma umuntu hari isomo agira ariko se ababa experience di bose bafite ubushobozi bwo gusobanura ibyo babaye experience bafite bose babisobanura cyangwa bazi imbere ngo babivuge. So rero sometimes abo ngabo barabohereza utuma babandi bafite kwa kundi nyine babivuga wowe ushobora kuba udashoboye kuvuga ariko watanga ubuhamya undi nawe akabushyikiriza. So rero njya nshima Imana neshereza ko turi mu muhamagaro w'Imana kandi Imana ijya idushoboza gukora neza kuko dufite umutwaro w'umuryango wubakitse neza duhereye ku muryango nyarwanda n'indi miryango yose. Mbese iyo mvuze umuryango ni mu rugo nicyo twifuza kubona ingo zinezerewe. Nkunda kubibutsa ngo umuryango ni intego y'Imana kandi intego y'Imana always Satani ayiri inyuma ngo ayirwanye nubwo twebwe tudashaka katsinda. Ikintu cyose n'undi Kristo yakuvuzeho kitarwanyijwe n'undi kibaho nta birenze ariko ikintu cyose ubona kiri kurwanwa cyane kiba ari cyo cyane bisobanuye ko uri mu nzira nyayo. Turabashimiye rero uyu munsi tugiye kuvuga kuri religion. Ijambo religion numva rijya gusa nka believe na rikajya gusa somehow rimeze nka believe rimeze nka faith. Ariko tugiye kuvuga ku myizerere. Myizerere ni iki? Myizerere ni izihe ngaruka yagira by'umwihariko ko tugaruka ku muryango. So ninde wemera ko umuntu agomba gushakana n'umuntu baba mu idini rimwe bakomoka mu idini rimwe baturuka mu idini bahuje imyizerere? Ninde ubyemera nkanjye? Wowe ni kubyemera? Yego. Ngewe ku rwanjye ruhande ntekereza ko ntabwo byakunda kubana n'umuntu mudahuje imyizerere. I mean mudahuje imyizerere. Ninde ubyumva kimwe na Denise? Wowe uri kumva ko wowe uri kumva ko kubana n'umuntu mudahuje ukwizera byakunda? Birashoboka cyane urugo rukaba successful cyane 100% ahubwo. Ngewe ndemera ko bidashoboka. Icyo nzi umuntu mudahuje at a certain time ashobora kuzabaho ikintu kidasanzwe. Nge nemeza ko byaba byiza ubanye n'umuntu muhuje kwizera, muhuje idini, muhuje imyemerere, muhuje Imana niko navuga. No inshuti zacu ijambo ry'Imana muri Matayo 28:19 haranditswe ngo ahubwo mugende muhindure abantu
bo mu mahanga yose mu bahindura baki abigishwa hariho ngo abo mu mahanga yose hatariho ngo uretse iri abo mu mahanga yose. urashaka kuvuga ngo nshaka kuvuga ngo ntabwo wajya guhindura umuntu utabanye nawe cyangwa mutari close. ubu ushaka gutsinda ntabwo mbyumva. nibyo mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose mubabwiriza ubutumwa bwiza mubahindura abigishwa mubazane kuri Yesu. nibyo ariko ntabwo ndi sure ko umuntu mubana wamuhindura. gute utamuhindura kandi ijambo ry'Imana ariko ritubwira biragoye buriya. niyo mpamvu ujya ubona ukundana n'umuntu ukavuga ati ariko njye imyitwarire yawe ndabona tutahuza uko ufata ibintu ntitwabihuza ngo bizakunde. kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwo uba wacitse intege deja. nibyo hindura abantu bo mu mahanga yose ariko ntabwo mu mahanga harimo abo mu rugo. ntabwo harimo except mu mahanga yose harimo hose. bivuga ngo nawe ubwawe urimo mu mahanga yose muri ayo mahanga nawe urimo. ubahindura abigishwa banjye. ni gute ushobora guhindura umuntu umwigishwa kandi utari close nawe? guys ari ijambo not sure ko ntabwo riri muri Bible ariko navuga ngo ryabaye proved niko navuga. mu rugo cyangwa muri relationship umuntu akora ibyo ashoboye. we do cyangwa ibishoboka. dukora the things which is possible. uri kubyumva? ariko Imana yo ikora the things which is impossible. ikora ibyo dutekereza ko bitashoboka. ni ukuvuga ngo umuntu muri relationship you have to do what is possible. ugomba gukora ikintu gishoboka. igishoboka nshoboye kukugura telefone kibishoboka ni urugero. ariko se nshoboye guhindura umutima wawe niba ujya urakara ngewe nkawuhindura nkavuga ati Denise urarakara hindura uwo mutima urekere kurakara. I can't. so niyo mpamvu navuga ngo nibyo mugende muhindura abantu bose ariko wibuke ko guhindura ni inshingano z'Imana. dufite uburenganzira bwo kubwiriza abantu. n'iryo jambo rivugwa muri Bible kubahindura icyo twari gukora ni ukubabwira ariko we can't change them. so rero icyo dukora ni igishoboka. ndabyemera wagenda ukamubwira ariko suri sure nta burenganzira nta n'ubushobozi ufite bwo guhindura uwo muntu. Kabaheburayo ibice 10:38 handitse ngo Prito umukiranutsi azabishwaho no kwizera. gute wowe utakizera ko uwo muntu wamuhindura? nibyo turapreachinga tukanizera ko umuntu yahinduka ariko we don't have this capacity cyangwa the ability to change someone. ariko wibuke ko hari ahantu muri Matayo handitse ngo sinibuka neza ni muri Matayo ariko ngo iyaba twari dufite ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi nyine bigaragaza ko twebwe ntabwo turagira ukwizera kungana n'akadomo ku buryo dushobora guhindura abantu. iyo tuvuze religion iyo tuvuze imyemerere sibyo kwemera ko umuntu njye nshobora kuba mfite Imana nemera sibyo. abanyarwanda bafite Imana bemera yabo ya gihanga cyangwa niba ari ryangombe n'izindi mana twemeraga mu byatambutse ariko still n'ubu bamwe na bamwe bakemeranya n'izo mana. bafite ibintu bemera ariko iyo uhuje n'Imana data wa twese uri mu ijuru iyo uhuje nabyo usanga bitari byo. kuba umuntu yavuga ngo Imana irirwa ahandi igataha i Rwanda sibyo mu buryo bw'abanyarwanda twumva ko bishoboka n'uwo mugisha turabona rwose no kwizera ibyo bintu. kuba abanyarwanda bizera ryangombe cyangwa na Nyabingi n'izindi bashobora kwizera ibyo bintu sibyo biraba koko ukurikije igihugu cyacu ukuntu kimeze koko ushobora kwicaramo ukavuga ati Imana irirwa ahandi igataha i Rwanda sibyo. ariko iyo ugiye muri Bible tubona ko Imana tuzi ari Imana y'Abisiraheli tuzi Imana yo mu bindi bihugu ntabwo tuzi Imana yigeze ivugwa hano mu Rwanda sibyo. tumaze Imana ibera hose icyari gitumye mbivuga ni iki wari uvuze ngo yaba twari dufite kwizera kungana nk'akabuto ka sinapi wabwira umusozi ngo va hano wimuka ukajya hariya ukimuka sibyo. nkibaza wa muntu ufite kwizera kw'Imana ze nawe ukagira kwizera kwawe azagira ibyo yizera ko bishoboka kuba nawe ugira ibyo wizera. ndaguha urugero nshobora kuba nzi ko Imana yanjye iyo nyizeye
ishobora kuguhindura wowe Denise ikakugira undi muntu ushaka kubaho. Ariko wowe Denise, Imana yawe iyo uyizeye ntago mu bushobozi ifite yaguhindurira umuntu. N'urugero, hari abashaka kwizera gutyo, umuntu akavuga ati twebwe Imana twizera, reka nguhe urugero. Hari abo njya numva, sinibuka kuri iryo torero ryitwa babita Bera maybe, bizera ko ibintu byose Yesu Kristo yabirangije, sibyo? Ntago bashaka byo kwatura ibyaha no kureka ibyaha, byose Yesu ava ku musaraba byararangiye, nta cyaha twe tugifite. Niko bizera. Umuntu wizera gutyo, iyo anagukoreye ikintu kibi, umuntu utizera ko icyaha kibaho nta nubwo yakizera ko kugisabira imbabazi bihari. Nubana n'umuntu ufite iyo myizerere y'abera bavuga ngo ibyaha Imana ngo yarabirangije, ngo Yesu Kristo yarangije ibyaha, nibikiriho. Nagucumuraho, nagukorera icyaha ashobora kuguhotera, ashobora kuba yaguciye inyuma, icyo ni icyaha. Wazi ko Yesu Kristo yabirangije, wowe wizera ko umuntu uguciye inyuma nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ushobora uwo muntu aba aguhemukiye, aba akoze icyaha, aba arenze ku mabwiriza y'Imana. Ariko ndizeye ko Yesu Kristo yabirangije gukora ibyaha nta kintu bitwaye. Ko we yizeye gutyo, nawe ukwizera gutyo, iyo myizerere buri wese arafayitinga kugira imyizerere yikore. Kandi iyo icyo wizeye buri Imana iteye ubwoba, ntabwo ibuza wa muntu wizeye ko gukora icyaha atari icyaha ngo abure kubikora. Akora ibyaha akanabyizera ko atari byo, n'Imana ikamurekera ibyo byaha by'uko yizeye, kuko uko wizeye niko Imana igutwara. Nawe wizeye ko gukora icyaha ari icyaha koko ukabyizera nk'icyaha, nawe Imana iravuga ati uyu muntu koko aragendera mu kuri kw'ijambo ryanjye, sibyo? Twese twizera Bible. Abo bantu babiri iyo myizerere yabo uzayihuza gute? None se uwo wizera koko kumukiranutsi azabeshwaho no kukizera, uwo wizera koko by'ukuri, byanze bikunze ukuri kuratsinda, twese turabizi. Ukomeza wizeye nyine uko nguko, kandi uko byagenda kose ikintu wizeye udashidikanya ko kizaba kiraba. Wenda akanya ngo usomere ijambo riramfatamo akanya. Mwabana please, mwabana wimukatira. Hari ijambo riri mu Bami ba mbere igice 11. Reka tureke duhere nko ku murongo wa 2. Umvira ijambo kuko rifite ingingo ngewe nshingiraho mvuga ko kuba mwabana mudahuje imyemerere Imana itabyemera. Kandi ibintu Imana itemera ubu urumva bigiye out of the plan y'urugo ishaka. Duhereye ku bice biravuga ngo bakomoka mu mahanga, Uwiteka yabwiraga Abisiraheli ati nimukajye muri bo, nabo ntibakaze muri mwe, kuko byatuma bahindura imitima yanyu mugakurikira imana zabo. Ariko Salomo yifatanya nabo arehejwe nuko yababengutse. Urumva ni Salomo yarakunze abakobwa n'iki, baramuza ati ntukifatanya n'abanyamahanga. No mari abanyamahanga nyine urumva n'umuntu mudahuje kwemera, nicyo muri iki gihe nicyo navuga, umunyamahanga no mudahuje imyizere, ya myizere turi kuvuga. Salomo ariko abirengaho ngo arababenguka, ngo nyine arabakurikira ko ngo yari yababengutse ngo yari afite abagore b'imfura 700 n'ab'inshoreke 300. Nuko wenda sinshaka gukomeza aho hasi, ariko icyo nashaka kuvuga, urumva bari bababujije kujyana n'abo bantu ngo ko badahuje kwizera, ngo ko bashobora gutuma bava ku Mana yabo. Iyo ufatanyije, ugize umupate na mudahuje kwemera, mudahuje imyemerere, umwe muri mwaganza undi, kandi igihe cyose ntuzizere ko uzamuganza, kuko niba Imana yaravuze ngo mwikifatanya nabo, bari barabujijwe kwifatanya nabo. Salomo abirengaho, kandi bari barabwiwe ati nimwifatanya nabo bazabakurura, bazabazana ku mana zabo, babakure ku Mana yanyu. Urishuwa ko uwo muntu muzabana mudahuje kwemera. Muri make uracyatitiriza uvuga ngo ntabwo umuntu agomba mbese niba ari umwadeperi abandi n'umwadeperi. Reka ndeke kubivuga gutyo ngo niba ari ariko niko biri. Reka ndeke kuvuga ku matorero. Ariko umuntu mudahuje kwemera, mu myemerere yanyu hari ibintu mudahuje, kuko n'amatorero afite ibyo adahuza. Saba ifite, reka nguhe urugero. Niba uzi ko itorero usengeramo bababuza gushyiraho reka ndeke kuvuga babemerera kuba mwashyiraho ibisuko,
ku mutwe bakabemerera kwambara ipantaro ariko umupate nawe ukaba uzi ko itorero asengeramo ntibemera ibisuko ntibemera n'ipantaro. Abo bantu nibo bavuga badahuje imyemerere. Bashobora guhuza kwizera imana bizera akaba ari imwe ariko reka nawe kuba n'imyemerere tuvuge ni nk'amadokterine y'itorero uburyo itorero ritwaramo ibintu cyangwa ryizeramo ibintu murabitandukanyije. Abo bantu umwe muri mwe ni umunyamahanga wundi. Ese murabyumva mute inshuti zacu? Uragira ngo noneho niba nkundana n'umudivantiste ubwo mukatire tu ntabwo duhuje ukwemera ubwo ntabwo twakundana ntabwo byashoboka. Mwibeshye mu banki. Hari ijambo wenda agira utubwira arusha kutusangiza experience akavuga ati ngewe maranye n'umugabo imyaka 15. Bibaho cyane. Icyo nadashaka numbwira ati ngewe ndakijijwe umugabo sakijijwe. Mbwira ngo ngewe ndakijijwe n'umugabo arakijijwe ariko nituba mu itorero rimwe nta nubwo rihuje imyemerere kandi tumaranye imyaka 5. Barahuza 100% urugo rugatunganirwa. Olivier, hari ijambo rivuga ngo ikinyoma kirindishwa ikinyoma. Ibyo bintu ujye ubyumvaho. Okay, ushyize muri nuza mu buzima busanzwe niba nkubeshye ko urugero nk'inzoga uko byagenda kose niba wansohokanye uzi ko nk'inzoga urazituma kugira ngo noneho ndinde cya kinyoma naguhaye ngomba kunywa za nzoga. Siko bigenda? Ariko ryaje nakubwiye ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Uko byagenda kose wizeye ikintu kiba kigomba kuba. Mubwiza ukuri ati ntago nk'inzoga inzoga. Ariko kwizera kujyana n'ibyo wemera. Ngewe ijambo ry'Imana yabivuze babujijwe kubana n'abanyamahanga. Ugiye kwizera ngo nubwo ari umunyamahanga ngo kwizera kwanjye kuzamuhindura cyangwa ngo kwizera kwanjye ntacyo kuzahungabana. Kandi nzi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugenda muhindura bo mu mahanga yose. Urajya kubahindura ute bakubujije kubana nabo? Nago umva nkubwire Olivier. Umva nkubwire. Fata ukwizera kwawe. Umwereke ibimenyetso bigaragaza ko mwese mushobora. Reka nkubwire abanyamahanga bavugwa, sibyo? Hari abantu bariho urebye no mai ushaka gusanga basenga izindi mana. Abantu badakijijwe suko badasenga. Bafite ibindi basenga n'ibindi bizera. You know? Bishare bango bafite izindi mana. Uwo niwe munyamahanga wagenda ukavuga ati uyu muntu afite indi mana dutandukanyije imana, sibyo? Ariko nshobora gutora umuntu hari udakijijwe nkavuga ati uyu muntu ngiye kumubwiriza azakizwa kubera iki nta bindi bintu afite muri we nta kundi kwizera afite muri we. Ariko ntabwo wafata umuntu wamaze kwipakiramo indi myizerere, sibyo? Wamaze kumenya ngo ngewe buriya reka ari nk'urugero wenda naguha ari umuntu nigeze kumuhamagara nigeze kunsanga ku kazi atamvugishije. Arambwira ndamuhatse ko utamamagaye koko warushwa kuri bunsanga ku kazi kwa ngiye nkunda gukora kuri firidi cyane. Arangije arambwira ngo iyo asohotse mu rugo ngo agasitara akaguru k'iburyo ngaba ari shuwa ko umuntu agiye kureba arimo mbese ibyo agiyemo bibe successful. Uwo muntu nubwo yaba adasenga afite indi myizerere. Uri kubyumva ko yari indi myizerere? Uwo muntu biragoye ko wamukuramo ibyo bintu yamaze kwizera. Ntabwo uzamuhinda umubwira ati iyo myizerere ntabwo Imana ibyemera ko akizera muri ibyo bintu byo kuba ngo urasitaye ngo ibintu biraza kuba amahoro. Hari ijambo ryo mu migani gutyo rivuga ngo ubwenge kugira ubwenge ni ishingiro ryo kumenya. Uko bimeze kose iyo ufite ubwenge uba ufite ishingiro ryo kumenya icyo ugomba gukora icyo ari cyo. Olivier, naje ngewe nka kwereka ibimenyetso naramize Bible muri ngewe iyo myizerere yanjye koko indimo. Erega impamvu ibyo bintu babivuga nuko niba ndi umwadeperi urugero ntabwo mfite indangagaciro z'abadeperi. Ese urabizi ko bari abantu bizera izindi mana aba afite urugero wota twebwe tugiye gushima Imana ku explaining ibintu Imana yadukoreye babigoye kubera ko tw'Imana yacu ikora impossible things mu gihe ziri amana z'abandi bantu rimwe na rimwe zikora ibintu byanashoboka. Niba umuntu ambwiye ngo iyo nsitaye mba ndishaka ibintu ngiyemo ndi bube successful, uri kubyumva? Uwo muntu afite imyizerere ifite n'ibimenyetso arasitara direct ibintu akabibona. Ese wowe ufite urugero ku Mana yawe uvuga ngo ngiye ndishuwa ko mu gitondo njya numva ijwi ry'Imana rimbwira gutyo ugomba nzi ko biri bugende gutyo. Uwo muntu afite ijwi rimubwirira mu kirenge iyo gisitaye. Wowe iryo jwi urarifite? Nkubwira impamvu Imana inatwirengagiza. Abantu benshi tuzi ngo turasenga ntidusubizwe. Impamvu Imana itwirengagiza dusenga amasengesho y'ibibazo. Ninde wasenze amasengesho y'iminsi 3
ni kanaka nuko yabwiriwe, ninde wasenza y'ibiri nuko bamusohoye mu nzu. Ntabwo tujye dufata umwanya wo gusenga. Definisiyo yayo ni iki? Si ukuganira n'Imana. Twebwe ntabwo tuba tugiye kuganira n'Imana, tuba tugiye kuyitura ibibazo. Ese Olivier, abantu benshi bakubwira ati ndifuza kuganira nawe, 90% se baba bagiye kubwira ibibazo bafite. Icyo baba bashaka ko bamarira ni iki? Si ukubasubiza cyangwa ko bakura muri icyo kibazo barimo. Ntabwo rero dusenga. Iyo umuntu aje se agira ngo muganire, si uba wumva ibyishimo bikurenze without any purpose. Guys, twe gusenga amasengesho y'ibibazo. Abo rero bajya gusenga ntabwo baba bagiye kuganira n'Imana koko ngo bayibwire nyine bayishimire n'ibyo yakoze. Ndagushimiye ko wampaye kanaka, wamuje na kanaka. Rero wowe mira ijambo muri wowe, ujye gusenga Imana ugiye kuganira nayo gusa. Nta kuvuga ngo ibyifuzo. Niba urufata ko gahe, niba ari iyo sahu yifata uvuga ati ndaje nje kuganira nawe koko, ugira icyo umbwira. Iyo ubwahirana kuganiriza, njye mbitekereza biri deeply, kuko imyizerere y'umuntu ijyana n'undi mwuka. Hari umwuka uba inyuma y'ibyo wizeye. Kwizera Imana, hari umwuka wera uri inyuma yo kuba nizeye Imana. Uwizeye umupfumu cyangwa wizeye Ryangombe cyangwa n'izindi mana tuzi, mba mvuga Nyarwanda, hari n'izindi zo hanze zo mu bindi bihugu, afite umwuka uri inyuma y'uko kwizera. So iyo ugiye rero guhangana no kuzahindura umuntu mugiye kubana, ibuka ko hari umwuka uri inyuma yo kwizera kwe. Ese urishobora kuzarwana n'uwo muntu ukarwana n'uwo mwuka we? Ese uwo mwuka uri inyuma yo kwizera kwe, wowe ukwizera kwawe nta mwuka wo kuri inyuma? Reka nongere nguhe urugero ruri biblical, kuko Bible ikunda kudufasha ku explaining ibintu neza. Ni Ugutegeka kwa 2:7. Reka dusome igice umurongo wa 3. Ibice 7 dusome umurongo wa 3. Havuga ngo kandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa wawe umushyingire umuhungu wabo. Uri kubyumva? Bandi ntuzashyingirane nabo ngo umukobwa umushyingire umuhungu umushyingire umuhungu wabo. Uri kubyumva? Umukobwa umushyingire umuhungu wabo. N'umukobwa wabo ngo umubasabire umuhungu wawe. Ntuzajya no gusaba umukobwa wabo ngo umusabire umuhungu wawe. Kuko bahindura umuhungu wawe nayoborwe nanjye. Uri kubyumva? Abo bantu bafite ukundi kwizera, abantu bafite indi myizere, n'ubu uzabashyingira umuhungu wawe, nunazasaba umukobwa wabo ngo umushyingire umuhungu wawe, ngo kuko bazahindura umuhungu wawe. Uri kubyumva? Kuko bazahindura umuhungu wawe nayoborwe nanjye. N'abakiyoborwa no kwa kwizera kwacu, bamuhe kwizera kundi cyangwa bamuhe indi myizerere. Uri kubyumva? Ahubwo agakorera izindi mana, ibyo bigatuma wikongereza uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Ibyo bigatuma wikururira cyangwa uzana uburakari bw'Uwiteka akakurimbura vuba. Iri ni ijambo ryumvikana mu buryo buregere. Umuntu mudahuje kwizera, umuntu mutizera kimwe cyangwa imyizere yanyu itari kuba afite Imana ye yizera, ufite Imana yawe wizera. Tureke kuvuga n'Imana. Afite kuntu yemera ibintu, ufite kuntu wemera ibintu. Uwo muntu Imana iravuga, n'Uwiteka Imana ibyivugiye ngo uwo muntu ntuzafate umuhungu wawe ngo umushyingireyo niba kwizera kwanyu kudahuje, kandi ntuzafate n'umukobwa wabo ngo umuzane umushyingire umuhungu wawe. Ati kuko bazamuhindura uko byagenda kose, bamushyire ku zindi mana zabo, kandi ingaruka ntizizaba kuri we gusa, nawe wamushyingiye. Ndabwira abapapa n'abagabo, niba uzi ko umukobwa wawe yabengutse umuhungu w'ahandi, cyangwa umuhungu wawe yabengutse umukobwa w'ahandi, badahuje kwizera, imyizerere itabafite. Hari imyizerere yaba afite nibyo, ariko hari imyizerere iri kure yindi. Umudive n'umwadeperi sometime bashobora guhuza gake, ariko reka wenda ndeke kuvuga amatorero, sinanabishaka kubivugaho, ariko hari imyizerere iri kure yindi. Abantu bakaba batizera ibintu, bizera wenda reka dufate uko Islam yizera n'abakatolika uko bizera biri different. Gufata abo bantu bagashyingirana,
umwe azahindura undi kandi imana yawe uri kwigira nk'aho watsinze. imana yawe sinzi imana wizera we mu kwizera kwawe wowe watinyutse ugashyingira cyangwa bakagushyingira imana yawe uzayiteza uburakari kurimbure ingaruka n'izizaba kuwo bashyingiye cyangwa washyingiwe zizaba no kumushyingira. Reka nkubwire impamvu baba bakubwira ngo ntuzagire uwo mudahuje ukwemera cyangwa ntuzamujyane nuko bazi ko ukwizera kwawe kugererwa ku mashyi kurusha ukwabo. uyu muntu wabwirwaga ko yari afite kwizera urishobora ko yari afite kwizera kurusha ukwa nta muntu utagira kwizera ariko ntabwo ufite ukwizera nk'ukwa kanaka. reka tuvuge ngo imana yabaga yanabirebye ikavuga ati hari ahantu ugiye ndi kubibona ko you can't ntabwo bashoboye. reka turayinga kuba washobora noneho njyewe umuco natanga nshatse kwinjira mu ruhande rwawe navuga ni niba ushaka kubana n'umuntu mudahuje kwizera make sure ko hari ikintu imana yabivuzeho igihe utigeze wumva imana ibivugaho pay attention. hari abantu bibaza ngo imana yabikubwira ite. hari uburyo bwinshi nkanjye sindumva ijwi ry'imana rivuga sound nk'uko ndi kuvuga ngo numva ijwi riravuze sibyo rimwe na rimwe nta nubwo ari umuntu uza ngo amanurire ambwire ngo bizagenda gutya ariko hari ikintu cyiza nkumva umutima wanjye kuntu cyemera urahuza n'imana. ngewe ku ruhande rwanjye inshuti zanjye mukundana ahubwo mukomeze ahubwo munarukomeze urwo rukundo ahubwo ikintu wibikamo wowe wibikemo kwizera gusumbye uko wabaho. niba ushaka gukoza kuri side yawe ibikemo kwizera gusumbye tekereza kuri iki kintu sibyo bavuga ngo ababurana ari babiri umwe abayigiza nkana sibyo saba mvuze niwe uri kwigira nkana umva saba mvuze ahubwo ndanavuze ni abantu bafite kwizera gutandukanye umwe aba afite kwizera kuri long undi afite kwizera kuri true ibyo urabyemera ese ukuri kuvuga ngo ushishikariza buri muntu wese ngo ashyiremo imbaraga uruhande rutari true ruri long rufite imyizere iri long nirukomeza kwizera ko ruzahindura uruhande rufite imyizere iri true rukazatsinda urwo rugo ruzaba rwubakiye kuri ya mana dushaka kuvuga. nk'uko bisanzwe baravuga ngo ikinyoma ntigitsinda ukuri gishobora gutsinda ukuri by'aka kanya ariko by the future ukuri kuratsinda. hari ikintu nzi kimwe ikinyoma gishobora kudatsinda ukuri ariko kikangiza bimwe mu bintu runaka. no njyewe ikintu nizera cyo impamvu mbivuze sibyo niba warabanye n'umuntu imana itemera uri kubyumva koko nimuzabana igihe kizagera mutandukane nibyo muri kubyumva kuko hari ikintu njya nkunda kubwira abantu imana nigikora ku gice cy'amahitamo y'umuntu imana izagukorera ibindi bintu byose ariko iyo bigeze ku mahitamo n'ay'umuntu ku giti cye imana ntizakubuza guhitamo uwo ushaka ubwo wanamuhisemo muzagenda mu bandi ariko niba imana itamwemera nibyo koko niko ko imana si ibyemera urwo rugo ntiruzabaho ariko ikintu kimwe nakubwira nyuma y'uko urwo rugo rutabayeho sibyo ibyabereye muri urwo rugo ni ibiki intambara zizahabera ibibazo bizahabera n'ibindi n'izindi mvururu rimwe na rimwe hakavamo n'urupfu bivuye ku ki ni uko ukuri guhari urwo rugo ntirugomba kubaho ukuri kuragaragaye ko urugo rwanze muri kubyumva ariko hari ibintu byinshi kwangije tumaze iminsi mu makuru urabibona umugabo yishe umugore umugore yishe umugabo kandi akenshi urebye bari abantu njye nagiye mbikurikirana usanga umugabo bavugaga ngo uyu mugabo koko yari umwana mwiza ariko yinyweraga inzoga Olivier hari n'abahuje byanga bikanga rwose hari abadahuje bikunda kandi bigakunda ijana ku ijana nta mwuka wirwanya ariko urabizi ko bijya byanga turwanye umwe muri mwe afite umwuka udahuje n'undi kandi kwizera nakubwiye ngo gukurikirwa n'umwuka iyo rero tugiranye conflict umwe muri twe afite undi mwuka uri ku muganza mwiza cyangwa mubi. none se ko handitse muri Bibiliya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo ese ijya gutanga uwo mwana wayo yaravuze ngo jya muri katolike gusa jya muri divantiste Imana yatanze umwana wayo ku bw'itorero sibyo kandi iyo tuvuze itorero kugira ngo uwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. reka nkubwire Olivier iri jambo nakubwiye ryo kwizera abaheburayo ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera ni ukubera ko Imana yatanze umwana wayo kandi niba ubeshwaho no kwizera ugomba kwizera hahandi bya bindi biri impossible bigomba kuba possible ako se reka nkubwire Deni ibyo uvuga ndabyumva
njye navuga ngo ugiye kubaka kubera ko wakunze umuntu utitaye ku myemerere y'umuntu. Navuga ngo wajyanwe na mu gice cy'amarangamutima cyane, kandi njye maze kubona ko rimwe na rimwe urukundo rurenga amarangamutima. Uri kubyumva? Oya, wabyitayeho ariko no gufata imyanzuro, kubera ko kubaka ni ukumenya gufata umwanzuro no gufata ibyemezo. Wabyitayeho ariko wibitsemo kuri kwa kundi, wibitsemo kwizera kwa kundi gushobora guhindura uwo mugiye kubana. Nyine nicyo nandi kugusobanurira. Kujya mu rugo kuko ugiye kugira imyizerere izatuma uhindura umuntu mugiye kubana, ugiye kubaho ubuzima bwawe bwose fighting, urwana. Nibyo koko mu rugo hari ibyo ushobora kurwana ku giti cyawe kugira ngo urugo rumere neza. Hakuse kuki ujya gushaka umuntu uziri gusengera ijoro n'amanywa ngo ahinduke. Abantu mwagezeyo muzi ko zikomeye mudahuje ukwemera still now. Sinibaza njye nkunda no kubivuga. Sinibaza kuntu umuntu asohoka mu rugo ku cyumweru, umwe agacari undi agacari ari umugabo n'umugore. Bishobora kubaho byagenze gute? Mufite korali zitandukanye mukunda, umwe akunda akorari hariya undi akundiye hariya. Ariko umbwiye ngo umugabo akunda itorero rya hariya, umugore agakunda irindi torero bitari rya rindi, atari ishami rya torero. Ntabwo ibyo bintu rwose nakemera ko byazavamo urundi rugo. Ko zubatswe da? Ko zimeze neza kurusha n'abahuje ukwemera. Nabe wowe abe n'undi muntu umbwira ati ngewe nzi urugo ahantu rumaze imyaka 5 irahagije. 5 irahagije rwose, rumaze imyaka 5. Uziko hari n'abasaza kandi umbwira ati umugore ni umukatolike, umugabo ni umuyisilamu, kandi umbwira ati urwo rugo ni icyitegererezo. N'umwanya wanyu. Kubera ko nge ndishuwa ko imyizerere y'abantu ya affect relationship cyangwa ya affect urugo rw'abantu. Bitewe n'ukwizera bafite, ako kantu kongereho. Bitewe n'ukuri bafite, amini bitewe n'ukwi. Reka noneho mbivuge gutya kugira ngo bitewe n'ukwizera bafite mu mitima yabo. Kwizera gutandukanye kw'abantu, imyizerere y'abantu itandukanye affect relationship yabo cyangwa marriage yabo. Kwizera gutandukanye. Kwizera njye Olivier mfite gutandukanye no kwa Denise. Byaka affect relationship yacu cyangwa mariage yacu. Hari positive ariko na negative. Hari positive na negative. Iyo ibintu byajemo positive na negative biba ari gutya. No guys, zirakomeye ndabizi kandi zirahari nyinshi. Hari abantu benshi bari buduhingero. Please nubona iyi video ntuceceke. Ubyandika ati rurakomeye, rumeze neza, iyo myaka 5 hari n'abamaze n'icumi. Nyine nuze gukore nkoresheje ubwenge nanjye. Nkareba abantu navuga ati abantu bashaka kugira urukundo kandi batandukanyije imyizerere. Birashoboka. Bakanubaka bigakunda. Ako Sheri, uzi kuba nicaye ahantu sibyo? Nkavuga ati Sheri ati atazi ko hari ijambo mbonye riramfasha muri Bible. Wowe usoma Korowani, icyo kiganiro koko kizakunda. Olivier birakunda cyane, umva nkubwire se. Ukambwira ngo Korowani, nkakubwira ngo Bible. Ntujye ubona se abantu babanye undi akamubwira ati ko wibagiwe ishapure yawe. Tuvuga urugero rumwe n'umuprotesta undi n'umukatolike. Yaba agiye gusenga se ko wibagiwe ishapure yawe. Urwo rugo se ntirubayeho. Ese naguze abantu bajya gushakana badahuje imyemerere bakavuga ati duhitemo church turi busengeremo hagati y'umwe n'umwe. Ese iyo wagize ngo si step yo? Urwo rugo ni rurifu kuko oya wagize ngo iyo si step se? Niba umwaciye bugufa akavuga ngo tujye muri iyi, wagize ngo iyo si step ya mbere. Kuko kwizera ko rero n'ubundi niko kuzatuma gumayo. Imyizerere y'abantu baba batekereza uko byagenda kose cyangwa buri hantu bafite kwizera. Abenshi bizera ko n'iherezo ririho. Hari abizera ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Hari undi muntu wizera ko nyuma y'ubuzima nta bundi buzima buhari. Abo bantu bazabana mu rugo kimwe. Ukuntu nakigesesera nekereza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buhari, kandi rimwe na rimwe mesha amahirwe yo kwinjira muri ubwo buzima bitewe nuko nitwaye muri ubu. Undi akaba yizera ko iyo mvuye ku isi biba birangiye, wapfuye abapfuye. Abo bantu bakubakana bigakunda. Olivier, hagati y'abantu babiri ntago abantu baba bahuje power. Hari ubu ufite kwizera gufite power kuruta undi. Kuki se ufite ukwizera gufite power atahindura? Ufite ugufite power uri muri long way, wakemera guca muri iyo long way. Ubu bizi se ka long way, niba iyo ari true way, niba ari long way, aho uhitamo hose ntabwo umenya ibyo ari byo kuko hakuganjije. Impamvu ikintu ugomba kugitindaho abakurushije imbaraga. Umva impamvu konshi 70%
y'abantu iyo ubabajije ngo ese ugiye guhitamo umuntu mwabana wagendera ku ki, mu bintu bitatu bya mbere bahitamo ntabwo hazaburamo ku myizerere. Aravuga ngo ngewe nahitamo umuntu usenga, ubaha Imana, ukunda Imana, utuntu nk'utwo. Iyo avuga ibyo ngibyo umva ko nshiye, iyo avuga ibyo abaganisha ku byo we ashaka, ku myizerere ye. Uri kubyumva? Abaganisha ku myizerere ye. So rero icyo nashaka kuvuga ni iki, mu bintu umuntu ajya guhitamo bwa mbere agiye guhitamo umuntu bakunda areba imyizerere y'uwo muntu, kandi ni ibintu automatically byikora kubera ko dutinya imyizerere y'umuntu, dutinya imisengere y'umuntu. Navuga ngo dutinya icyo umuntu yizera. Uzi ikintu nzi 80% ahubwo iyo bakubaje nk'ibintu bitatu ushaka guhitamo mbese ku muntu muzabana, abenshi bavuga ngo usenga unubaha Imana. Just gusenga no kubaha Imana uzi kiba gitumye abivuga, wareba ukuntu yizera Imana, ari kubyumva, akavuga ati mbonye umuntu ubikora niyo byaba byiza akaba arushaho kuri njye. Uri kumva ikintu abashaka kuvuga. None se kamubona ariko akamubona mu yindi church kandi bigakunda kandi bigacamo. Nukuri nimutubwire, ndabinginze ntimuze guceceka please. Impamvu mbivuga nzi inkundo nyinshi zaferinze kubera ko habayeho kudahuza idini hagati y'abo bantu babiri, habuzemo wizera koko. Uwizera iki? By'ukuri Uwizera iki? Uwizera ko ariko azi ko no kwizera umuntu mugenzi wawe, kwizera umupatena wawe biva ku itorero abamo cyangwa ku myizerere yiwe afite. Kwizera kwawe umva impamvu nkubwire. Iyo mbonye umuntu wenda usengera muri ADPR n'urugero, mba ndishuwa ko uwo mukobwa 100% usengera muri ADPR ashobora kuba atanywa inzoga. Uri kubyumva? Iyo mbonye umukobwa usengera muri Katolike kuba yanywa inzoga nta gishya kirimo. Ashobora kuba atanywa nyinshi gasinda, ariko kuba nakumva kanywa inzoga nta cyanungura kuko yarasenga kananywa inzoga. Ariko muri ADPR mba nzi ko nubwo ashobora kubikora, ariko mba nzi ko doctrine cyangwa amahame y'idini ryabo avuga ko uwo muntu abaye asengera muri ADPR atagomba kunywa inzoga. Olivier, ni kabiri kanga abantu bavuye ku nzoga, kabiri kanga abantu batanga ubuhamya ati ngiye navuye ku nzoga. Umva icyo nashaka kukubwira. Kubera iki wa undi wamwereye imbuto? Umva icyo nashaka kukubwira. Benshi rwose bava ku nzoga. Umva icyo nashaka kukubwira. Ndabyumva ibyo kuva ku nzoga no guhinduka k'umuntu kose ndakumva. Byose ndabyumva. Ariko icyo nshaka kukubwira, kwizera k'umuntu gutanga n'icyizere muri relationship. Ninshaka umukobwa utanywa inzoga ntabwo nzajya kumushakira mu kabari. Habuzutsindu. Uri kubyumva? Ninshaka umukobwa utanywa inzoga ntabwo nzajya kumushakira muri Catholic kuko ndishobora ko bashaka kunywa inzoga bakanasenga. Nshuti zanjye impamvu ninshaka umukobwa utanywa inzoga nzitorero nzajya kumushakiramo, ndishuwa ko bishoboka 100% cyangwa 90%. Olivier, uzi impamvu abantu benshi bibeshya se bakagerayo n'urugo rukanga kandi rwanze kubera ko bahuje relationship? Ni ukwibeshya ngo muri ADPR ngo ntago ngo ngiye yongeye gushaka y'umuntu utanywa inzoga. Ayushuwa ko atanywa inzoga? Idini ryabyo rirabivuga ko batemerewe kunywa inzoga, ariko suri serious ko atanywa inzoga? Ahubwo wowe not sure. Ariko icyo tureba ni religion, ni imyizerere y'umuntu. Aha ntago turi kuvuga umuntu ku giti cye, turi kuvuga ibyo yizera n'ibiki. Uzi ngubwira ikintu, genda muri iyo nuze ujye gushaka uwo mukobwa utanywa inzoga, uragerayo usange nawe ni wa mukatolike ariko waje muri iyo church nawe waje gushaka utanywa inzoga. Sasa muhure noneho ari cya kinyoma nakubwiye kirindishwe iki. Aho wowe ikintu gushaka no gufata abantu banjye ukabavanga. Oya nabyo kubavanga, ibintu ndikubwira ni ibintu byumvikana. Wowe umva mubwira ikintu wagakoze. Icara ukundane n'umuntu mudatingane, ukuri kumwe kuzahindura kumwe. No I'm sure. Muri make konshiye uri kuvuga ngo ngiye muri relationship ntago kumenya imyizerere y'umuntu aricyo cy'ingenzi kuruta ibindi. Ntago aricyo cy'ingenzi kuruta ibindi. Ngewe nakubwira ngo kumenya imyizerere y'umuntu muri relationship ni kimwe cya mbere mu bintu ugomba kureba. Ese koko relationship ishobora gusenywa nuko mudahuje kwizera? Right. No, you are not right. None se reka mubaze Olivier, nk'icyo kintu nari nguhaye urugero. Ukagenda kuko ngugiye gushaka umuta w'inzoga ngugiye kumushakira muri church. Nawe uza abantu benshi bihisha muri church kandi koko. Nicyo ndi kuvuga, umva nkubwire. Umuntu usengeraho nibyo birashoboka par accident. No, umva icyo turi kureba. Amahame y'iryo torero arabyemera.
ibyo by'amahame rero abantu babyica ni 50%. 50% nibo babyubaha. Niyo mpamvu ndi kukubwira wigenda ngo ugiye mu idini ngo ugiye gushakamo umuntu ngo nukubera idini. Datinga n'umuntu kuko wamukunze just wowe witraining wirengagize kwizera guhambaye. nashaka bizera ryangombe wowe it's up to him. Ariko ukwizera ufite kuzahindura byose. Guys, I know. Nibyo kwizera ndakumva uri kuguha power. Ariko niba Imana itinyutse igafata umuntu ukomeye ikamubwira ngo ntuzibeshye ushyingire hariya. Nushyingira hariya bazakwinjizamo imyizerere yabo. Bizatuma nkureka nk'Imana yawe. None se abo bantu bose Imana yarabaretse? Uri kubyumva bizatuma abo bantu bashakanye nabo batizeranye Imana yarabaretse? Umwe muri bo ntago ari muri right position. Yongeyana bana business cyangwa n'izindi nyungu. Itorero usengeramo niba reka tugaruke kuri cya kintu. Niba Imana ivuga ngo abo bazaba umubiri umwe. Uri kubyumva? Abo bazaba umubiri umwe. We warangiza umubiri wawe ukajya hariya nawe ukajya hariya. Umva impamvu. Itorero si umubiri wa Kristo kandi ngo abari muri iryo torero ni ingingo z'uwo mubiri. Umwe ni akaboko undi ni akaguru. Ibaze ndakaguru ko muri ADPR ukaba akaguru ko muri Katolike. Ayo maguru agataha mu rugo rumwe. Uko byagenda kose ako kaguru cyangwa ako kaboko kaza gushaka kako. Amushura ko bitewe n'impamvu runaka ikintu uri kugaragaza. Uri kugaragaza ko umuntu mwaza abantu ukamuhindura. Ndabyemera byakunda. Ahubwo icyo ndi kwibaza uwo muntu mwabana kugeza ku iherezo ry'ubuzima ni wese yizera ibye. Yego birakunda cyane. Ushobora no kutamuhindura mu banyi ariko birakunda cyane ko mwasazana. Nago nibaza ko byandike ngo nge byarakunze. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muri ngingo za Kristo. Itorero ni ngingo za Kristo kandi wese n'urugingo rwa mugenzi we. Niba ndi urugingo rwa mugenzi wawe umwe nakaboko ndi nakaguru ndi n'iki n'iki sibyo? Iyo turi mu itorero twiciye mu itorero ry'iwacu umwe aba ari akaboko undi ari akaguru. Banavuga ko ibyo bintu biba bigomba kuzuzanya. Abantu bajya bakunda kubyitaba kugira ngo njye gutora ikintu kiri hariya I want to move by leg kugira akaboko kazajya kugitora. Ubwonko bwagitekerejeho ariko akaboko nikiyagije ngo kagifata ubwacyo. Amaguru akeneye kumuvinga akakigeraho. Uri kubyumva? Nuko itorero rikora. So uri kubyumva? None mfashe itorero rikorera hara rikora muri ubwo buryo. Umugore wanjye avuye hariya muri indi torero afite y'ibindi bintu bakora nabo bafite undi mubiri wabo bafite ukundi kuntu bizera n'ibiki. Akaguru kavuye muri iryo torero gawe n'akandi kaguru kavuye muri indi torero. Kandi akaguru ko mu itorero rimwe barakabwiye ati umugabo bamutwara gutya na gutya. Ariko akaguru ko muri indi torero bakabwiye ati umugore bamutwara gutya na gutya. Bababwira ibintu biratandukanye kuko imyizerere y'itorero rimwe na rimwe baba bafite n'inyigisho zitandukanye. Uri kubyumva? Buri matorero yose agira inyigisho z'umubano kandi ntabwo inyigisho z'umubano bigisha mu itorero imwe arizo bigisha mu rindi torero. Ibyo bababwira biba bitandukanye. Abo bantu uzabahuriza ese ubundi izo nyigisho zabagiye kubana ko bazifatira hamwe. Ariyo mpamvu nekereza ko ibyo bintu amatorero amwe yabirebye kare. Aravuga ati ngiye nuturuka nuzana umuntu wo muri Katolike ukamuzana none tuzabashyingira muzagende mushakane mushyingiranwe. Amatorero amwe nabikora gutyo. Undi akavuga ati umuntu wo muri Islam tujya tumushyingira uzabanza umuhindura be uwo mu itorero ryacu twe tumubane kubashyingira. Si ujya bibona? None se abantu barebye ibyo bintu bakavuga ati ntago twakemera ko umuntu atuka muri itorero aze muri itorero bashyingirane. Ese ni hari ingaruka nyinshi bamaze kubona yuko abantu babanye badahuje imyizerere bashobora kugirana ikindi kibazo runaka cyangwa abantu babanye badahuje imyizerere ubuzima bwabo hari ahantu butagira cyangwa hari izindi ngaruka bashobora guhura nazo. Olivier wapi? Kubera ko ako kaguru koko impamvu kaza kakaba nikumvikane nako kaboko. Impamvu nyamukuri bitera nuko hamwe muri ho haba hari weakness ahatsinze haba hari power. Niba uzi neza ko rero ubu sindakumva kandi uko nakumva ni nako n'abandi bantu batari kukumva. Uzi impamvu mugomba kunyumva? Ijambo ry'Imana ry'ubwaryo ryivugira ko umukiranutsi niba ko kuri umukiranutsi bizakunda azabeshwaho no kwizera. Ni gute utakizera ko umuntu yahinduka? Ese ni gute utakizera ko utagira urugo rwiza? Cyo kwizera ndanakumva. Aba nabo barabizera. Aba banagusomeye muri Bible barabizera. Uri kubyumva? Ariko Imana ibaha gasopo. Ntago mwemerewe kujya gushaka hariya. Ni mwemerewe gushyingiranwa nabo. Nimuhuje kwizera. Nimushyingiranwa nabo bazabahindura babakure ku Mana yanyu kandi nzabarinda. None se ni gute koko umuntu ashobora kugenda ngahindure abo mu mahanga yose?
kandi atemerewe no kujyayo. Niba ushaka guhindura, hindura umuntu before yuko mubana, ntabwo uhindura umuntu mwabanye. Bakunda kubivuga ngo umuntu utabashije guhindura muri relationship nimumara kugera mu rugo ntabwo uzamuhindura, ahubwo bimwe na bimwe yanaguhisha gutaruzi bizaboneka mu rugo. Niko bakunda kubivuga, kandi abivuga benshi banyuze muri iyo nzira. Ni experience twigiye ku bantu twumva. Uri kubyumva? Niba njyewe ujya ubona ukabona nkunda kurisha intoki, ariko iyo turi kumwe ndisha ifoke, ni ukubera ko ngutinya wambwiye ngo ndisha ifoke. Nitugera mu rugo mfite uburenganzira bwose, inka zanjye naramaze kuzitanga, zongera ndisha intoki zanjye. Niko bigenda. Ese Olivier na Denise ninde uri mukuri? kandi nanaburira abantu, hari abantu benshi bakunda guhindura kwizera kwabo cyangwa imyizerere yabo kugira ngo babone abageni. Umuntu akavuga ati ndi muri Katolika ariko nabengutse umukobwa wo muri ADPR, kandi nibamunshingira nabanje kuba mu ADPR, kandi nawe yarambwiye ati ni nawe mu ADPR sinzashyingirwa nawe. Ngahindura imyizerere yanjye, mbese sino kwihindura, nkayihisha kugira ngo mbone umuntu uri kuva mu nzira y'Imana, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo uwo ni umunyamahanga. Nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose. Bahindure nibamara guhinduka huza nabo, ariko before yuko bahinduka wibitaho. Ndabizi neza ko musubatse kandi zikomeye. So guys, yewe ndishuwa ko muri kunyumva 5/5. Ndi mukuri 10/10. Umuntu mudahuje imyemerere ubuzima bwanyu muzabusanga ahandi hantu hatari heza. No. Kandi nubana n'umuntu wahisha imyemerere ye kugira ngo muhuze imyemerere, nabwo ubuzima bwanyu muzabushyira ahandi hantu. Oh my god. Ingo zirakomeye nyinshi cyane. Reka mfate ku mukatolike. Umukatolike yavutse bagira amasakaramentu, yavutse agira isakaramentu iki, bagira ujya gushaka ari nk'isakaramentu rya 3 cyangwa rya 4. Umuntu araje avuze ati ndashaka umukobwa wo muri Katolike. Uriya mukobwa kugira ngo mugereho nuko mba umukatolike. Ese isakaramentu baguhukira umwana uzarishaka uribone? Uzarishaka uribone bikunde? Ukwizera kwa ujyanye gushobora kumuhindura. Iryo sakaramentu uzagenda urishaka gake uri kubyumva? Kugira ngo uze kubona ya masakaramentu yabonye mu myaka 20 byagufata igihe. Uzahita uzihutisha kugira ngo ushake. Kandi we yajyaga gufata isakaramentu yamenya agaciro karyo. Yamenye ngo niba ngiye mu isakaramentu ryo gushyingirwa ko nekereza ko ribaho, nzi agaciro go gushyingirwa. Uri kubyumva? Byafashe igihe kinini cyo kuryigaho. Wowe uraje amasakaramentu yose urayihutisha kugira ngo ugere ku muntu. You are in the wrong way. Hari inkuru ziri muri Bible, wenda sindi buzitindemo, ariko n'umuntu umwe yagiye gushaka umugore, aramukorera ukuntu kera wajyaga ahantu ukavuga ati nge nzabahingira mu umukobwa wanyu. Ariko aho bari bagombaga kuba ntabwo bashyingiraga umukobwa muto, umukuru agihari. Aravuga ati rero arakora, ariko aho amusoje gukora bamuha umukuru kuko ntabwo bari kumuha umuto y'umukuru agihari. Bamumuhaye kuko we yashakaga ari uwo muto, arongera arakora ngo ni imyaka 7 yamukoreraga niba nibeshye. Bamuha wa wundi yashakaga. Navuga ngo icy'ingenzi ni ukumenya icyo ushaka ukajyaranira ukagikorera. Uri kubyumva? Ariko mu byo ushaka deba umuntu umenye ngo uyu muntu ibi bintu arabyujuje nshaka. Nkako mwavuga nakubwiraga ngo ugiye guhita muhita mukanavuga ngo nyene umuntu usenga gutya na gutya. Ese uwo muntu izo facette ushaka kumubona marazujuje. Uri kubyumva? Niyo mpamvu ntago ikibazo ari igihe. Ni igihe cyaba kinini niyo wavuga ati ngiye kumusengera imyaka 7 ahinduke, ariko wifata umwanzuro cyangwa icyemezo cyangwa riske yo kuvuga ngo ugiye kubana n'umuntu ngo nuko by the time azahinduka. Okay, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo mu Migani 16 ibice ntago mbyibuka, umutima w'umuntu utekereza ku rugendo rwe, ariko Imana niyobora intambwe ze. Bivuze ngo twebwe twatekereza ibyo dushaka byose, ariko Kristo no tugomba gutumira akatuyobora. Tekereza ibyo ushaka byose, unakunda unagira uti Kristo niwe uzafata decision ya nyuma ku buzima bwawe. Niyo mpamvu nanjye navuze ni kandi azanakuyoborereka. Navuze ni niba ugiye guhuza n'umuntu ariko ukabona hari utuntu tutari tujijana kwijana, make sure ko hari Imana iri kuvuga ku rukundo rwanyu cyangwa hari Imana igambiriye mu rukundo rwanyu. So nshuti zacu rero mugire icyo mutubwira hasi muri comment. Team Denise ndabizi ndabashimira. Oya ba Olivier twatsinze rwose ahubwo Imana iduhana umugisha. Bahise bananzura hoya. Oya batubwire ubundi. Twabashimiye.
twabashimiye ahari nizeye ko mwebwe nabonye hari abantu baturusha kuvuga ibintu neza kandi Imana ijya ibaha umugisha igihe umuntu yandika comment nkabona nanjye aranyigishije mujye mutugira inama mutubwire ninde uri kuri side ya nyayo ninde uri kuvuga ibintu bya nyabyo ikibazo benshi baza bavuga iyo wanditse comment ifasha n'undi muntu arayisoma ikaba yamufasha akamenya ati se koko umuntu tudahuje kwizera tudahuje imyemerere twabana bigakunda ukabona umuntu aranditse ati ngiye maze imyaka 20 ndi umukatolika umugabo wanjye ni umuyisilamu dufite urugo rwiza dufite urukundo ruturyoheye tumaze kubyara abana 5 ikibazo bagiye kuvuga ngo Denise ari mukuringa ariko none Olivier ari mukuri no choose one mutubwire ikiri the best kiza umuntu yagagombye the best choice sibyo so bakunda cyane rero Imana ibaha umugisha spiritual family we live for Jesus Christ and for you Amen. as you know sawa mukomeze kugira amahoro y'Imana bye